birashoboka ko inshuti wagiriye neza tigeze zigushaka, abantu wahagararanye nabo, abantu wasengeye, abantu wagiriye neza, abantu wagiriye inama bigacamo, abantu wigeze guhagarara nabo bakakwibagirwa, ariko Imana ishimwe ko Imana itajya yibagirwa. Shaka kugira ngo ongera uhaguruke, uracyari mu mugambi w'Imana. Imana iracyagufiteho umugambi ukomeye, kandi hari ibikomeye uzakora. Ongera uhaguruke, ibyo wakoze bikanga ongera utangire, Imana iragushigikira. Aho wagenze ukananirwa, Imana ije kuguha imbaraga. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiramo uyu mwanya aho muri hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha, tugira umugisha kubana namwe, ni iby'igiciro gikomeye. Nge ndikuzo Emi, tubana mu biganiro bitandukanye. None umunsi ngira umugisha wo kongera kuba nisanze muri uyu mwanya. Ni umwanya w'agaciro. Ndashima Imana Data, umubyeyi w'imbabazi, kuko ariyo yatureze ikadukuza, ikadukuramo abantu bakomeye, yaduteguragamo ibintu by'ubutwari kugira ngo natwe tuzabashe kubisangiza abandi. Dushimye Imana rero kubw'uyu mwanya ukomeye. Ndashimira uri kureba iyi video, Imana iguhe umugisha, wakoze cyane kubw'ubwitange bwawe n'iby'agaciro gakomeye. Benshi hari ubwo bafite ibibarangaza, ariko we ntiwarangaye, wemeye kumvira Imana kugira ngo uze gusangira natwe amagambo y'agaciro. Ndashima Imana rero ko ndi kumwe n'umubyeyi, umumama Imana yateguye kugira ngo mu gihe nk'icyo azadutungisha iby'ubwenge Imana ishize muri we. Hanyuma rero ukore subscribe niba utarayikora, mu gihe ndi gushimira abayikoze, nawe uyikore rero n'iby'agaciro niba utarayikora. Hanyuma kandi gikomeye muri uyu mwanya, twifuza inkunga ikomeye no gukora share cyangwa se gusangiza abandi ubutumwa bukomeye. Nyemera tumanze tumusabire gukomera ndetse no gukomezwa na Mwuka Wera, hanyuma tumwakire atuganize amagambo y'Imana cyangwa se amagambo Data ashize muri yo kugira ngo atungishe isi yose muri rusange. Data, turagushimye kuri umubyeyi imbabazi, tugushimira ubuntu bwawe no kugira neza kwawe. Uri ugitangaza kuko niwe ukora ibitangaza, ntujya utangara kuko niwe udutangaza. Uhabwe icyubahiro. Tugira umugisha wo kugira muri uyu mwanya, umwanya w'agaciro gakomeye benshi batabonye. Uri kureba iyi video nuko ari muzima, uri kutwumva nuko ari muzima, bibayeho kubw'izina ryawe n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Uhabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya. Ngiye ubashe kwakira umujakazi wawe, se naba ndi iki, naba mfite iki muri nge kugira ngo nyisangize isi. Usibye icyo wateguye muri nge, nawe ugategura icyo wateguye muri we, ndetse n'uwagize iyerekwa ry'uyu murongo turimo turatambutsa ubutumwa bwiza. Muhe umugisha utagabanije, Mwuka Wera mushigikire, ntiyikoreshe, akoreshwe na Mwuka w'Imana uri muri we, kandi ubutwari bwawe bukomeze kugwira muri we kugira ngo isi yose n'abamukurikiye babashe guhembuka. Urakoze kugize neza, urakoze kubw'uyu mwanya. Umuntu wese uri kureba iyi video muhe umugisha, kuko yafashe umwanya wo kureba iyi video, kandi nawe yibuke kuyisangiza abandi. Urakoze kugize neza, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, amen. Karibu mami, tangire wibwira abadukurikiye, hanyuma tuganize amagambo y'Imana ahumuriza imitima muri aya masaha. Urakoze cyane Emi, Imana iguhereze umugisha mwinshi. Amen. Nongeye kwishima cyane muri uyu mwanya mwiza, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ngiye tugiye kuganira, nitwa Pastor Mutoni Pascaline. Ndashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza, umwanya w'igiciro, umwanya nubaha, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndazi neza ko Imana iri kumwe nanjye kandi iri kumwe nawe, uri gutega amatwi wumva. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya mpa Imana icyubahiro, nyishimira kuko yaduhaye umwanya, yadushoboje kuba nawe ugiye gutega amatwi iri jambo ry'Imana. Ndabizi ngo Imana iri kumwe nawe, Imana iduhana umugisha. Bamaze kudusengera umukozi w'Imana, reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri hano mu Bami ba mbere, igice ni 19. Dushatse twahera ku murongo wa mbere. Hari inkuru nziza iri buduhesha umugisha twese. Reka dusome. Nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati, ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe, Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya abyumvise atyo, arahaguruka arahunga ngo yikize ajya i Berisheba.
y'i Buyuda aba ariho asiga umugaragu we, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa, ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimarira ni uko wankuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta bw'abasogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho, aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa, arongera ariryamira. Marayika Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumayo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati Eliya we urakora icyaho? Nawe aramusubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe, basenya ibicaniro byawe, kandi abicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye barangenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Imana itugirire neza, Imana ishimwe. Bavandimwe, iyi nkuru ni inkuru ndende, ariko reka tugire ingingo z'ingenzi tuvanamo. Imana yacu ni ishimwe. Eliya uyu nguyu iyo usomye mu gice cya 18 yakoze ibintu by'ubutwari bukomeye. Igihe cyari kimwe abantu basenga Bayali, baba batagisenga Imana, baba batagikorera Imana, batagihimbaza Imana. Umugaragu w'Imana Eliya agira ifuhe cyangwa agira akababaro, asenga Imana, ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Ariko ubuzima buba bubi cyane. Nuko gihe kiragera Ahabu ashaka kumwica, ariko aramubwira ati nta mpamvu yo kunyica, ni wowe watumye imvura itagwa, kuko abantu wagomesheje abantu batagihimbaza Imana, batakiramya Imana, ahubwo basigaye basenga Bayali. Yesu nashimwe. Ibyo birangiye aramubwira ati dukora iki? Aramubwira ati zana imfizi, abatambira Bayali batambire Bayali, abatambira Imana natwe duhamagara Imana. Cyagaragaye nuko abasengaga Imana ari Imana yashubishije umuriro. Icyo gihe bagombaga gusenga Imana iri busubishe umuriro, akaba ariyo Mana bari buhitemo. Niko byagenze rero. Umuriro umaze kumanuka, Eliya amaze gusenga yica abahanuzi ba Bali bose. Ahabu rero aza kugenza ubugingo bwa Eliya ngo amwice. Yesu nashimwe. Biciye mu ncamake, ariko uzabisome mu gice cya 18. Imana itugirire neza. Igihe cyarageze rero arahunga, kuko yumvise hano mu ijambo twasomye ngo Ahabu atekereza Yezebeli ibya Eliya yakoze byose. Yezebeli yari umugore wa Ahabu. Yezebeli yari we umugore we ufite ibyo bigirwamana. Imana itugirire neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yezebeli rero nuko aravuga ngo ubugingo bwa Eliya azabuhwanya n'ubwabo yishe, babahanuzi ba Bali bose. Eliya arahunga de. Abantu bajya bahunga. Eliya yari yakoze ibintu bikomeye, Eliya yakoze ibintu by'ubutwari, Eliya yatumye Imana yongera kugaragara. Abantu bari bazi ko Imana itakiriho, abantu bari bazi ko Imana itagikora ibitangaza. Birashoboka ko n'uyu munsi ahantu uri wowe unteze amatwi hari ibintu by'ubutwari byinshi wakoze, wavugiye Imana, Imana irigaragaza. Birashoboka ko warasengeye abantu bagakizwa, abantu bakihana, abantu bakava mu byaha. Ushobora kuba warasengeye abantu bagakira indwara, abandi bakabohoka bari baboshye bakava mu bikomere byinshi. Ariko igihe kikagera ugahura n'ijwi rya Yezebeli, terabwoba. Hari amagambo y'iterabwoba ageza mu buzima, kumva ubuzima bwawe burarangiye, kumva wakwipfira, ukibagirwa ya Mana yakoze bya bindi ko n'uyu munsi igihari. Imana yacu ishimwe. Iri jambo rero rije riguhumuriza, rikubwira ngo ongera ukomere, humura,
ya mana yabanye nawe cya gihe niyo mana n'uyu munsi igihari yiteguye kongera kubana nawe, ikagukoresha iby'ubutwari, ikaguhagurutsa aho waba uri. Sinzi ikintu cyaguhungabanije. Eliya yahungabanijwe na Ahabu amubwira yuko agiye kwica agiye kumwica ko yisha abahanuzi ba Bali. Ariko igitangaje, Imana yo mu ijuru ntigeze ireka Eliya, yaramukurikiranye. Eliya ngo yagenze urugendo rurerure rw'umunsi wose, yiryamye munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa. Igiti cy'umurotemu, icyo giti ngo cyari igiti kigira amakakama, iyo yakugwagaho warapfa. Ariko Imana ishimwe, kuko yari gifitemo umumaro Eliya, ntago yigeze yemera ko icyo giti kirekura aya makakama ngo amwice. Erega nkubwira icyo waba urimo cyose, hariho abantu bajya biyahuza inzoga ngo bapfe bitewe n'icyo bahuye nacyo. Ariko Imana ishimwe ko igifata ubwo bukana bw'inzoga ntibukwice, kuko Imana igufitemo umugambi. Naje guhumuriza kubw'ijambo ry'Imana. Ongera uhaguruke, ongera ubyuke. Ya Mana yabanye nawe, ya Mana yabyukije Eliya, niyo Mana ije kongera kukubyutsa mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Sinzi aho uri uranyumva. Eliya amaze guhungabana aryama munsi y'icyo giti. Sinzi ahantu uryamye wowe. Eliya aryamye munsi y'igiti cy'umurotemu, yibagirwa imirimo ikomeye, yibagirwa ibitangaza, yibagirwa ya Mana. Hari igihe ubukene bujya bukubita umuntu akibagirwa Imana yabanye nawe ahantu runaka. Hari igihe umuntu ajya ahura n'indwara akibagirwa Imana yabanye nawe cyagiye. Ibuka ya myaka, ibuka wa munsi, ibuka hahandi, ibuka cyagiye. Mu izina rya Yesu, Imana iracyahari kandi iracyakora. Igiti cy'umurotemu yiryamira avuga ngo apfe, ariko Imana yo mu ijuru ntiyemeye ko apfa. Nawe niyo mpamvu kiriho. Sinzi aho uryamye, sinzi ibyo ugerageza. Hari n'abafata imiti, akaba yafata imiti ngo yiyahuze apfe kubera situwasiyo arimo. Yaba ari indwara, yaba ari ubukene, yaba ari intambara, ntabwo nzi ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko Imana yo mu ijuru ishimwe ko igufiteho umugambi, kuko uriho uranyumva. Niyo mpamvu utapfuye, niyo mpamvu utishwe n'ibyo bintu, niyo mpamvu Eliya atishwe na ya makakama munsi y'igiti cy'umurotemu. Nuko Imana ari kimufiteho umugambi. Imana yacu nishimwe cyane. Ngo nuko ku murongo wa 3 Eliya byumvise atyo, arahaguruka arahunga ngo yikize ajya Berisheba. Nshuti yanjye, nawe ushobora kuba warahunze, ushobora kuba warahuye n'intambara zitandukanye mu buryo butandukanye. Ushobora kuba warahunze urugo rwawe, ushobora kuba warahunze inshuti zawe, ushobora kuba warahunze itorero utagishaka no kujya mu materaniro, ushobora kuba warahunze. Mana yanjye, nkubwire icyaho wakoreraga mu bandi, mwarabaga muri hamwe utagishaka. Hariho ikibazo umuntu ahura nacyo, akagera mu ihungabana ryo guhunga, ugahunga ukumva nta bantu ugishaka kubona, kumva ntugishaka kubona inshuti, kumva ntugishaka kubona babandi mwagendanaga, kumva ntugishaka kubona abo mwiganye, kumva ntugishaka kubona babandi mwakoranye. Kubera iki? Wenda wahuye n'umuyaga, wahuye n'iryo jwi rya Yezebeli urahunga, ibyo wakoraga biracogora se birahungabana. Wenda se abandi barize baragusiga, aho ugeze urabona baragusize, kumva ntushaka no guhura nabo ugahunga. Ndakubwira wowe wahunze, Imana niyo yongeye kuguhagurutsa. Ntabwo uzabona marayika wundi, uyu ni marayika. Birashoboka ko naje mu ishoro rya marayika, niyo ndakubwira. Niyo mpamvu uriho urumvira ijambo. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, Mwuka w'Imana agusange, agusobanurire cyane kuruta ibyo umwana w'umuntu atasobanura. Na Eliya yarahunze. Ntabwo nzi aho wahungiye wowe, ntabwo nzi wahungiye mu biki, ntabwo nzi wahungiye he. Ariko Imana yo mu ijuru ukimara kumva ubu butumwa, ongera ugaruke, ongera uveyo, ongera uhaguruke. Imana itugirire neza. Ku murongo wa 4 ngo ariko aragenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Urugendo ahageze yicara munsi y'icyo giti cy'umurotemu, yisabira gupfa. Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wankuraho. Birashoboka ko nawe ujya uvuga amagambo asa nkayo. Kumva urambiwe ubuzima, kumva uragerageje, kumva urahagurutse, ukumva urakoze. Kandi kankubwire, hari byinshi byiza wakoze, hari byinshi byiza wakoreye abantu barakwibagiwe. Hari byinshi byiza wakoze byatumye izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro.
ariko reka nkwibutse ko Eliya nta muntu wigeze amushaka, nta n'umuntu wigeze amukurikirana avuga atari ko wa muntu wakoze ibyiza, wa muntu watugaragarije Imana, wa muntu watumye izina ry'Uwiteka ryongera guhabwa icyubahiro, irengero rye ni irihe. Ntabwo Bibiri twereka ko ari abantu bamushatse, ariko Imana yo mu ijuru yamugenzeho aho yagendaga hose. Reka dusome ku umurongo wa 6. Umurongo wa 5, nuko ariryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Asinziriye marayika araza amukomaho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Uzi umutima wamaze kunanirwa, hari igihe humva ijambo ry'Imana nk'uko uriteze amatwi uyu mwanya ukumva uranezerewe, ukumva ndetse wuzuye umwuka wera, ukumva n'imbaraga z'Imana, ariko bwacya mu kandi kanya kumva byashize. Na Eliya yarabyutse ararya aranywa, imusubizamo imbaraga yabibonye, arongera aryama arongera ariryamira. Imana ishimwe ko atari ubwa mbere marayika w'Uwiteka gukangura. Imana ishimwe ko atari ubwa mbere ijambo ry'Imana rimanutse ku buzima bwawe. Imana ishimwe ko atari ubwa mbere Imana iravugana nawe. Haguruka ongera ubyuke. Aramukangura. Umurongo wa 6, arakanguka abona umutsima nanone utaze ku makara n'agacuma k'amazi ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. N'ubundi marayika arongera aragaruka. Yesu nashimwe cyane. Umurongo wa 8, arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Agera i Horebu ku musozi w'Imana, agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Kandi Imana iramubwira ngo nahaguruke. Imana iramubwira ngo niki gituma wiyahura, niki gituma wiyanga. Umva, Imana yo mu ijuru nishimwe. Avuye mu kuryama, noneho yumvise aho hantu, aribwira ati wenda ahangaha reka mpave ngiye mu buvumo. Ageze mu buvumo nabwo agumamo. Imana ishimwe aho waba wihishe hose. Imana igufiteho umugambi, Imana igufiteho icyerekezo, Imana ikubonamo inyungu ko hari icyo uzavuga, hari icyo uzakora. Ntabwo yemera uguma muri ubwo buvumo. Isaha n'umunota biragera ikongera ikagusanga. Ya indi yagusanze uri hahandi niyo yongeye kugusanga, nizongera ikagusanga. Ariko nakugiraga inama uyu munsi, byuka, kanguka, ry'ijambo ry'Imana, umva icyo Umwuka Wera avugana nawe. Fata amasengesho utari ugisenga, ongera usenge. Wowe utari ugifata Bibiliya kubera impamvu runaka, kubera ihungabana runaka, ukumva na Bibiliya ntugishaka kuyisoma, ukumva ntugishaka no gushyira ku ijambo ry'Imana, aho bavuga ijambo ry'Imana ukumva nabyo byaragutamye, kubera igikomere cy'iminsi runaka, cy'imyaka runaka, kubera ibintu runaka uhuye nabyo ukavuga tusaho nasengeye kuki Imana itanyumva, ese kuki Imana itazi. Ariko nshuti yanjye, Imana irasubiza. Ushobora kutagusubiza uyu munsi, ushobora kutagusubiza ejo, ariko Imana irasubiza. Mu izina rya Yesu, kimwe mu byigushubije n'iri jambo ry'Imana, n'ibyo iriho iravugana nawe, iragusubiza, iragusubiza. Ongera uhaguruke, ongera ubyuke, ongera ujye mu murimo w'Imana, ongera usenge, ongera ufate Bibiliya usome ijambo ry'Imana. Wajya gusoma ijambo ry'Imana ukuzura umunezero, none byarashize. Wajya gufata iminsi 3 ugasenga, none iminsi yo kwiriza wayivuyeho. Mu izina rya Yesu, ongera uhaguruke, va muri ibyo byaha. Sinzi ikintu uri huriyahuza. Yagiye munsi y'igiti cy'umurotemu yiyahuza, kuryama munsi y'icyo giti ngo kimwice. Sinzi ikintu urakora wowe, sinzi ni imiti wanyoye, ni inzoga se wasubiyemo, ntabwo mbizi ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko aho waba uri hose, Imana yo mu ijuru ngiye kugarukaho. Byuka urye ijambo ry'Imana, byuka usenge, byuka ongera wiyirize ubusa. Hari icyo Imana igushakaho. Iyo ukomeje gusoma, Imana yaramubwiye ngo genda wimike Elisa mu cyimbo cyawe, wimike Yehu. Uzacika inkota ya Elisa ntazacika iya Yehu, uzacika inkota ya Yehu ntazacika iyande ya Elisa. Reka nkubwire, wumvaga byararangiye, wumvaga nta kindi cyo gukora, ariko ibyo gukora biracyahari. Imana yiteguye kugukoresha n'ibirenze ibyo utekereza. Ntabwo yari yarigeze yimika Elisa, nta muntu yari yarigeze yimika. Yumvaga ko ibyo yakoze birangiye, nyamara hari icyo kigomba gukora. Yagombaga kwimika Elisa, yagombaga kwimika Yehu. Hari umurimo munini wari imbere, kandi byose bigaturuka muri Eliya. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Nshuti yanjye,
waba waracuruje bikanga se, waba warize amashuri menshi ukabura akazi, waba warakoze ibintu byinshi bitandukanye ukabona ntibigenda nk'uko ubishaka nk'uko ubitekereza, ahubwo ugahora ufeyaringa ugacika intege ukabona bisubira inyuma. Ariko uyu mwanya Imana yongeye kukubwira mu ijambo ryayo itwohereje idukoresheje nk'uko Ahabu yari yatumye riyahunga, nawe cyari cyatumye uhunga. Ngarutse nkubwira ngo byuka, ongera uhaguruke mu izina rya Yesu. Ongera ugerageze, ongera uhaguruke, ongera ubibe imbuto wari warateye ukabona birumye, ongera ubibi. Wari warakoze ubona birapfuye, ongera uhaguruke mu izina rya Yesu. Wari waragerageje ubona biranze, ongera kuko uri kumwe n'Imana, kuko uri kumwe n'ijambo ry'Imana ntago bizanga, kuko uri kumwe n'Imana bizakunda. Hari umuyaga, hari ikintu bita iterabwoba rya Yezebeli. Imana yo mu ijuru kugirire neza. Umwuka wa Yezebeli ni ubwoba, ni ibyo ureba hirya no hino, ni ibikubwira ko bitazakunda, ni ibikubwira ko utazatera imbere, ni ibikubwira ko ntacyo uzashobora, ni ibikubwira ko hashize n'imyaka myinshi, ni ibikubwira ko igihe cyarenze. Imana yacu ishimwe cyane, ntabwo kirarenga, kirenga ku bantu ariko ku Mana ntijya kirenga. Reka nkubwire, dusomye hano mu itangiriro nanone, urumva ariho nshaka gusoreza. Nandi tugirire neza, duhawe umugisha uyu munsi, kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro ko ndumva hari umuntu Imana yongeye guhagurutsa kubw'umugambi wayo. Erega ntabwo wapfa kumenya wo umugambi Imana igufiteho kereka Imana yo mu ijuru ari guhishuriye. Ihungabana cyangwa se iterabwoba rya Satani ntabwo ari ryose ubona ko Imana itari kumwe nawe. Tangiriro 15 umurongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo Uwiteka, ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburamu mu iyerekwa riti, Aburamu witinya, nige ngabigukingira, uzagororerwa ingorane ikomeye cyane. Aburamu aramubaza ati, mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Yezeri umunyadamasiko? Ati dore nta rubyaro wampaye, kandi uwapfukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Murongo wa 4, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka mu rushyigi rwawe ni uzabiragwa. Imana yacu tugirire neza. Aburahamu yari amaze gucika intege, yari amaze imyaka hafi 25, iyo utekereje yahamaga afite 75, amaze imyaka hafi 100 atarabyara, ubwo ni 25 yabaga yiyongereyeho. Aravuga ati n'ubuhanuzi ntakibushaka, ntaragishaka kumva n'ijwi ry'Imana. Yari yararambiwe, nawe ushaka kuba yarambiwe kumva ijwi ry'Imana, yari yararambiwe kumva ibihumuriza, yari yararambiwe kumva icyo Imana ivugana nawe. Nawe umaze kurambirwa ijambo ry'Imana, umaze kurambirwa icyo Imana ivugana nawe. Harabwira ngo Imana yamubwira ngo witinya. Hari ibyo yimutinyishije byari bitumye atagikora ubushake bw'Imana, hari ibyo yimutinyishije bituma atagendera mu bushake bw'Imana. Ariko Imana yamubwira ngo witinya. Imana yacu nishimwe cyane. Ese wowe niki kigutinyishije? Kirahari. Icyo gituma udakora icyo Imana ishaka, nicyo kigutinyishije. Icyo gituma utakigendera mu bwiza bw'Imana, nicyo gituma utagihagara mu bushake bw'Imana, icyo gituma utagihimbaza, utakiramya, utagihagara muri wa mwanya, utagikora ibyo wakoraga, icyo gituma utagicuruza, icyo gituma utagihinga, icyo gituma Mana yanjye hari ibyo wakoraga byibuke. Marayika amubwira ngo witinya. Ariko Aburahamu aramubwira ngo uzangororera iki? Nawe hari ibyo uvuga ngo ariko Mana uzangororera iki ko ndeba ibyanjye ari ibibazo gusa? Iyo ndebye iburyo nkareba ibumoso, nkareba igihe navukiye, nkareba imyaka ngezemo, abandi baratera imbere sintera imbere, abandi bafite ibintu bikomeye bagezeho. Buri n'umukozi w'Imana erega warahamagawe, kabona abandi bakozi b'Imana ibyabo biragenda neza, ukabona ibyabo bikiraho, bikiri muri nza Imana ikubwira ngo nzakugirira neza, ukavuga ngo ibi bizahereza. Aburahamu nawe yari amaze kurambirwa, ariko Imana ishimwe, aho ugeze urambirwa niho Imana ihagurukiye gukora ibitangaza. Haleluya. Aho ugeze wumva unanirwa niho Imana ihagurukiye gukora ibikomeye. Ndabashimiye cyane rero, Imana iduhana umugisha. Reka ijambo ry'Imana ryongere kugusana, ijambo ry'Imana ryongere kukubaka. Ijambo ry'Imana ngo nzakubaka, uzaba wubakitse. Imana iguha umugisha. Numva twafata umwanya tugasenga.
nkubwira ngo hari ibyari bigutinyishije, hari ibyari biguhungabanishije, hari ibyatumaga izina ry'Uwiteka ridahabwa icyubahiro ku bwawe, kuko wari umaze gucogora, kuko wari umaze guhungabana, kubera ko wibwira ko Imana itakikuzi, itakikumva. Hari n'igihe wibwira ngo Imana ntikumva, ngo hari n'amasengesho wasenze ntayihari. Irahari. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Imana yacu nihimbazwe. Ongera ubyuke, ongera uhaguruke, ongera usenge, ongera ufate ibihe, ongera winginga Imana, ongera wiyirize ubusa, ongera ufate ijoro rimwe urari imbere y'Imana. Ushaka kujya mu nzu yawe ukajya mu cyumba cyawe ukarara ubwira Imana uti Imana ndagarutse, ugapfukama imbere y'igitanda cyawe ngo Imana noneho nongeye guca bugufi. Nakubwiye ngo Eliya nta mukozi w'Imana wamushatse, nta muntu wigeze ugira uruhare rwo kumukurikirana, ariko ijwi ry'Imana ryaramusanze. Marayika w'Uwiteka aramubwira ngo byuka. Birashoboka ko inshuti wagiriye neza atigeze zigushaka, abantu wahagararanye nabo, abantu wasengeye, abantu wagiriye neza, abantu wagiriye inama bigacamo, abantu wigeze guhagarara nabo bakakwibagirwa, ariko Imana ishimwe ko Imana itajya yibagirwa. Nshaka kubwira ngo gira uhaguruke, uracyari mu mugambi w'Imana. Imana iracyagufiteho umugambi ukomeye, kandi hari ibikomeye uzakora. Ongera uhaguruke, ibyo wakoze bikanga ongera utangire. Imana iragushigikira. Aho wagenze ukananirwa, Imana ije kuguha imbaraga. Ntiwite ku bigukikije, ntiwite ku majwi ya Yezebeli, ntiwite ku majwi y'iterabwoba. Yezebeli ryari ijwi ry'iterabwoba. Ongera wibuke imbaraga z'Imana zabanaga nawe, n'ubu ziracyahari. Imana ije kongera kubana nawe. Data, mu izina rya Yesu, sengeye umuntu wese aka kanya uri kumva ijambo ryawe Mwami. Fasha uyu mwanya kugira ngo yumve icyo uvugana nawe, umuhereze umugisha Mwami. Imbaraga zawe zongere kumanuka muri we, mukorere ibitangaza. Aho yari aryamye habyuke, asohoke muri ubwo buvumo, ubuvumo bw'abadayimoni, ubuvumo bwo gucogora, ubuvumo bwo kunanirwa. Icyo yari ariho yiyahuza cyose ngo kimwice yumva arambiwe kuvaho, mu izina rya Yesu turacyanze, turagikuyeho, ndakirukanye. Nta bubasha gifite ku buzima bwe, kuko wowe Uwiteka Imana ugifite umugambi ukomeye muri we. Mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana ziganze rero muri uyu mwanya. Uwiteka Imana, muri buri kimwe cyose yifuza kugeraho, muri buri kimwe cyose yifuza gukora, muri buri kimwe cyose yifuza kugeraho, umushoboze kuko uri Imana. Ijambo ryaravuga ngo nzakujya imbere ataringaniye mparinganize. Mwami, reka umujye imbere uringanize ibyo bitari biringaniye, byari bimuteye ubwoba, byari bimuhungabanishije, byatuma agatinya, byatuma ajya mu buvumo, byatuma agahunga abantu, byatuma ahunga inshuti, byatuma ahunga Mwami, agahunga na karitiye, agahunga na telefone, akumva adashaka telefone zimuhamagara, agafunga. Mu izina rya Yesu, n'umuka wa Yezebeli umutera guhunga, reka utsindwe rero mu izina rya Yesu. Umuhagurutse, umuha imbaraga, kandi umukoresha iby'ubutwari. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umuntu wese wakurikiranye umuha umugisha, kandi ubagire neza na ba nyiri viziyo muri byose, mu izina rya Yesu. Amen.